nese uburi kugiye ko ndi hano hano nandi mu ndijisha bari kujisha za kujya urabona nzi ku rugo se umeze uteze urakomeye iminsi myinshi siko ufite ubusa sadore zirarenga kuzijyago ese waruvuye benshi hano uruguru ndavuga ntabwo naca ku rugo nakurebye isomo none wagizera oya ntabwo ari amajuri kuko mpora nkwitaye n'ukuntu ku ishuri wabaga nyine wiriye udashaka kumvugisha none ubu ngubu igihe cyose yicaye mu nibwo wibutse kuza kundeba gusa ntabwo nabikora ese nakwiriyeho kweri kandi nyine warabikoze ubikore kangahe se ntabwo nabikora ntabwo bibaho byore numva wowe uri kumwe n'udukobwa udashaka kuvugana n'umuntu mwibaza se nese ubwo twakundanaga gute kweri tutaba tuvuga ngo nyine nanjye nibyo byabaga byanshanze ariko nyine ubwo ufite impamvu nta yindi mpamvu irenze ubwo urareba iriya club nyine nabagamo ntabwo nyine byabaga ari byiza ko muza hano turi kwitoreza ko nyine urareba ntabwo twakora ibintu buri munsi duhora tubisubiramo mutureba tuzajya guperforminga ku buryo se uba udashaka kuvugana n'umuntu uvugisha reba narakiragiye amasomo njye nta masomo ntabwo mfite ubwo uyafite ariko akanya kabaga gato ibyo rero buriya ntabwo uzi ukuntu byandyaga mara yanjye ahubwo shangira n'umutima wihangaye hanyuma se ubu ngubu uwisubiyeho umeze neza nta kibazo ubu ni njye nahawe n'ipanu sibyo ntacyo ubwo nyine kandebe ko wahindutse nase navuga ngo tukaregereze ndebe nose ahubwo bita andi makuru wari umeze gute amakuru ni meza usibye nyine gukumbuza sinzi umuntu ukomanze injira ese amakuru meze bite se kandi sawa mwari meze neza bimeze neza kudusuye se mamara cyane ndasuye nyine nari nje kureba mama wawe ariko mama nawe uhari nawe uhari ntabwo mwe wahuriye se ntabwo tugeze tuvugana ntawe uhari pe yagiye mu kanya nyine hari akantu nari nje kureba nimugoroba kanjye yatanye ni agasakoshi musugo ko ntabwo nzi wamurindira ntacyo yenda oya nta bintu birenze wowe wagenda ukakandebera Kameze gute se? ni agasakoshi kariho umweru ukuntu so kandebe ntacyo ariko hano ndimo ndavuga ngo meze neza ariko ntabwo meze neza wabaye iki kandi ni mama w'Imana hano reka nkubwize ukuri biriya bintu wankoreye ni ibiki biheze kandi ni gute wifata ukaza mu rugo utambwiye nese kuze ntakubwiye ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane Honorine reka nkubwize ukuri warampemukiye wanteje umugore reba mfite kuki se washatse nge numbwire mwese nayo kubwira wowe ngomba kukubwira kubera iki ubwo urumva udagomba kumbwira oya ubwo se urumva ntaraje naragombaga kuza iyo uba warambwiye mba naraguhamagaye kuri fone njye naje nzi ko ibyo bintu bisanzwe nyine bibana cyangwa ari madamu wawe nuko nyine warankoreye reka nkubwire rero ukuntu ibintu bimeze Honorine urabizi twarabanye ntabwo nkushinja ikintu kibi nta kintu na kimwe navuga kibi wankoreye gusa kuri ubu ngubu birangira ibiki birangira se kandi umubano biriya bintu byo kuza kundeba mbabarire birangire pe kubera yuko uriya muntu ari mu rugo nashatse umugore ntabwo rero kukubona kuriya ubu rwose narinje narubiye biriya bintu wankoreye rwose ntabwo nanjye ntabwo wambwiye kandi nanjye ndi umuntu rega nubwo duhura kuri ziriya gahunda ese njye ntabwo mba nagukumbuye Hono rega nanjye ndakumbura nese njye sindi umuntu Honori
ibi bintu ngiye kubivuga buhoro ariko ubyumve cyane. Yego. Ndagusabye ntuzongere kugaruka hariya. Uransabye sinzongeye kugaruka hariya. Yego narashatse. Kamubaza njye turaziranye sibyo? Reba imyaka tumaranye, uriya mugore washatse nabonye usa nk'ukoze, wenda bizima ntabwo wahazwa n'umugore umwe. Njye turaziranye kuva kera, uriya mugore washatse ushaje sibyo? Ntabwo wahazwa n'umugore umwe, turaziranye isaha. Sandra, Pauline, bite? Ariko sha waranyanze kweli. Sha ni akazi kenshi. Akazi kenshi kugira ngo mbone umwanya biba bigoye cyane ko mba ndi mu kazi. Nonese umwe ntabwo wajya guhubona mbere ko wajya gunsura. Ahubwo se kabona warahindutse cyane. Wese twagiye mu bindi nanjye ntabirenze kajya mu kazi. Bigoye. Ibyo ndimo se ntubizi ko n'uvuga ngo nagiye mu bindi. Wowe ibyawe urimo mbona ubona iki? Bihise ibintu uzabihindure. Ibiki mpindura? Imico urimo uhora uvamo ujyamo ibintu ukoramo ntabwo ibyo bintu ari byiza. Ego oya Pauline ntabwo ari wowe wambwira ibyo bintu. Sandra uri kunseka. Ndagusetse. Nakurabona ari muzi wo? Nanjye ni ubwa mbere duhuye, ntabwo nsanzwe muzi. Babita abandi se nimba bitabagoye? Njye nitwa Pablo. Okay. Wowe? Nanjye nitwa Divine, ni inshuti yo mu rugo. Ni inshuti ya Kesi? Ni inshuti bisanzwe. Bisanzwe cyangwa hari n'ibindi? Oya, ndi inshuti bisanzwe, twariganye. Nyine urabona muri iyi myaka murimo muba mugomba kwitonda kuko ibintu biri hanze birakaze. Nk'abana bangana nk'amwe muba mugomba kwitonda kuko hanze hano hari ibishuko byinshi, sibyo? Ibishuko bwoko ki? Hari ibishuko byinshi nkawe n'uriya, murabona uriya n'umukobwa w'inkumi nawe umusore muba mushobora kugwa mu bishuko nyine mutateguye. Nicyo nashakaga kuvuga ko mugomba kwitonda nyine. Nta bishuko twe tuba turimo no kuganira. Urabona nk'ubu wamusuye hano ari wenyine, ushobora kwisanga hari icyabaye utateguye. Oya, nta kindi tuba tugambiriye. Inshuti yanjye mba namusuye tukaganira twungurana inama. Biraho tu. Okay, nicyo nyine navugaga nanjye nagira ngo nyine ube wabyumva hatazavamo ikindi kintu kitari cyiza. Mujye mwitonda nyine, ntabwo byadushimisha kubona mutageze ku ntego zanyu. Byiza ariko njye numvaga kumusura nta kibazo n'inshuti yanjye. Oya nyine nanjye nta kindi navuze, ariko nyine nako kanama gato narishyizemo. Nakase? Iyi ni akangaka. Ndabona ari utuntu twari turimo tukirimo. Nabo ubundi ujye nyihamagarira nta kibazo. Nzagerageza nta kintu bitwaye kweli. Tuzajya tuvugana gake gake. Gusa nawe ntibikakubuze kunyandikira ngo nuko ntakwandikiye cyangwa mvugisha, nta kintu biba bitwaye pe. Oya ntabwo nzajya mwandikira. Ya ntacyo bitwaye kweli. Uragarutse se? Niragiye class. Ntacyo bitwaye kweli. Ya. Gusa nanjye buretse akazi n'utwo tuntu tundi umuntu aba ahugiyemo, n'ubundi iyo mfite umwanya urizi njya nkuvugisha nyine. Asho wagarutse se? Azi fanta uyikuye piriya? Mvuye kuyenga. Byashoboka ni ukuri. Kiana nonese. Ni sawa. Se sho wagiye kakwigora kweli. Gute se? Reba umwanya umaze wagiye kuzana fanta. Nari munini banga. Aya no kwigora, aho utazajya winaniza ku busa kweli. Oya, inshingano z'umugore. Ya. Imizo bibi, nakumbuye. Umeze neza? Ya. Cyane ngukumbuye byatari. Urugendo kanyaga. Oya, surumva nabikora. So rugiye mu biki tuvugishije. Sinsubize nta kazi kweli. Tumaze iminsi turi mu mahugurwa, sinabikubwiye. Kakarutisha umukondo. Surumva nabikora kweli. Tubyibarire. Usi umunsi ko mbona none utari guseka kwa kundi ujya unsekera. Yego ko. Lili.
ukuntu mbikunda. Shandi guseka nubwo nari ngukumbuye n'ibyishimo gusa Yego. kanakubonye. Ibintu binyinjiriza njyewe ciringa n'amafaranga. Ibyo byo kumbwira ngo nindeke aba yari ubusa nabireka ariko binyinjiriza Nese amafaranga. ukumva ko ibyo bintu nese ayo mafaranga rega seyo ayo mafaranga ufite aka kanya ejo uzaba ukiyafite uzaba wayakoresheje ejo bundi ese wumva ko aba bantu muhora muhura ubundi bahoraho abantu bahora bakaza n'undi harya inzu bamuyishyura ngahe 50. Nimba nibuka neza wambwiye ko uhembwa desi ubwo usigarana iry'itanu sinzi ubwo iry'itanu mu mataransiporo iwacu barampamagaye ngo bakeneye amafaranga nta mafaranga usagura ibaze ko amafaranga ukorera ku kwezi njyewe icyumweru kimwe mba nayamaze ukazumbwira ngo desi ako kwezi gusa urumva byavamo. Umusaza wawe ntabwo yaguhaye ke meze neza wikuraga filime keza wikuraga filime keza cyane waba uzimije se tukaganira ufite agashya se ubwo ngubwo nyine mama wawe naza kuza mubwire ko naje kugatwara nta kibazo ngize wambwiye. Okay, nari ndi kuganira n'inshuti yawe ubwo nyine ibintu nakubwiye nyine mujye musaba nta kibazo rwose. Biki se mwaganire? Oya namubwiye nyine arakubwira wenda cyangwa niba atari ngombwa nari. Okay, sawa ngo bye nari ngiye mu kazi n'ubundi sawa. turaziranye wowe rwose ku mugore noneho uriya mugore aranakuze ni ukuryama ugahita asinzira turaziranye rero kandi ikindi rwose nawe ntabwo napfa kukurekura gutyo nubwo uri kwijijisha nawe rega ndabizi uranshaka. Oya unuri hoya rwose ntabwo nkigukeneye pe aho kugira ngo uzanteze uriya muntu nzasinzire numve yankubise ifuni ntabwo nshaka rwose umbabarire rwose ntuzongere kugaruka pe nzihangana. Uzihangana wowe tuziranye rega nanjye ndakuzi rega ndakuzi pe bihagije sibundi ko mbona ufite n'amasomo siko ufite ubwoba bite ariko rega unuri umenye yuko nashatse. Warashatse yego ndi kubyumva ko ntabwo wahazwa n'umugore mwereka turaziranye. Basi reka ujya buhoro cyangwa buhoro gute nzi ubwo urumva koko ubu samfashe koko n'umugabo atinya umugore we siko ibyo bintu ari ubwa mbere mbyumvishe ngiye wemenya ko nyine umugore wawe rwose ntabwo yagwaza arumva ikeneye n'undi umufasha rega mu nshingano ibyo cyose cyawe mbabona ufite n'ubwoba rega urashaka nta bwoba bwo ntabwo reka ubwo tuzajya tureba ukuntu tubigenza gahoro basi. Okay naribi ubwo nzajya nkuhamagara cyangwa nawe umamagare ndabizi rega niyo nabo wowe nyine na cyane. Oya umva reka mbwira tugiye kugenda kuri zino condition
ngewe ubwanjye ninzangukenera reka aba ninjye uzajya uguhamagara. Okay, nta kibazo ahubwo ibyo ngibyo utambwiye ngo ugiye kundeka. Ongera umpobere rega mba ngukumbuye nuko mba nabuze ko mbigenza. Awe umeze neza. Uno reka rero nsubireyo uriya mugore ataza kumerera nabi, nari ngiye ku kazi urumva mu ko ngiye ku kazi reka nyine nikoze ku kazi gatoya mpite ngaruka. Okay, nta kibazo. Sawa subira mu rugo. Akazi keza. Sawa merci. Today sinabwo gukora. Ncaye umunsi nafashe ofu nagombaga kuza kukureba tukaganira ngomba ngukumbuye ntubizi. Nanjye mba ngukumbuye cyane. Kandi rero urabizi mba ngomba kugushakira umwanya tukaganira sibyo? Of course. Nakwitaho nyine reka nawe ubikeneye. Yeah. Asiko mbona uri kubaka ibi cyane muri ibi. Really? Ukora wowe bubu nagufite rega ntabwo byaba bihagije. Yego. Yeah. Shaka koza nanjye ko tuvugana kunyitaho. Nanjye mba ngenda numva mbyibuha numva kare. Babe. Kuri. Wibeshye. Mwese byushye no kuvugana nanjye. Umva keza wizonye. Ziba zihagije. Okay. Ahubwo se kutari kumva. Ndi kumva babe. Cyangwa ushaka. Ubwo uri kunyigana ndatereka ntabwo ahubwo nturi kunyigana ni wowe usige wigana ndashaka kukurusha ni wowe uri kunyigana ndafashe urafata ndetse nawe uratereka ndabona twaratugeze neza noneho byahise shaka uzavunitse zashize byagenze gute se sinuruka mwarashatse umukozi ugiye kujya yaragiye yatubwiye ko hari akabazo afite mu rugo iwabo aragenda ariko nyine ntabwo aragaruka nasi kuki mudashaka undi kandi disi hari umushuti wanjye mfite ukora muri kampani yo gutanga abakozi n'iki nzamukubwira baza gusisha rero urabona ukuntu inzara zawe zimaze kuba ibyo nakera tuba dukora ibintu bya hano byose ntabwo ibintu mba mbishaka nshaka ukubona uri agakiyuti umeze neza ahantu hose nyine nari nyine wowe uzi kubimfashamo sibyo ndazi kubigufashamo kandi vuba birangira sibyo love you none se andi makuru shaka neza nabwiye na mami navuganye ameze neza okay nawe kandi ndabona umeze neza yego mufite biba bihagije yego ariko ukwiye kongera udukeya sinzi ukuntu nsigaye mbibona muri iyi minsi oya se gute sireba nk'umwanya tumaze twicaye hano turaza kuguma gusa muri saro gusa tu wait twari turi kuganira cyane ntabwo twigeze tubitekereza yego ukereka nizere ko n'undi mwanya nawe uri buze kugeraho nyine tuzi kanjye wawe se ndabizi cyane rero ko rero nawe sinzi kabisa ufite akahe kabazo njye nta kabazo mfite bebe twaba dukora ujya umwaniriza iyo turi kumwe twagiye hehe twashize kubera ko nabikumbuye cyangwa wagize isoni isusubize ko nazongera kuri wowe ntabwo nzigera kuri wowe ese twagiye hehe ese umuntu ukunda wamugira isoni nk'igihe nyine kubera kumukumbura n'iki bikakurenga bikarangira ugize isoni mbese nta nubwo uri kunywa wanze kunywa wabimariye njyenyine wawe thank you boo umva ko ataryoshye ugomba nakuruhije ukajya ku muhanda nta kibazo mani bebe ntabwo wanduhije ni inshingano z'umugore kandi koze yuko utaza ngo wicare hano nta n'ikintu cyo kumufite oya ntusi nko kurushye kweri ntabwo nabikunda aya maso yawe baby come on uri mbona nzi kweri twari igihe undeba neza nkahita nibagirwa n'ikintu ngiye kukubwira ubu bimaze ukumva ko rero ko ubu bimaze wese kuza umbwira ibintu 200,000 mu cyumweru kimwe mba mumaze wowe bikorera ukwezi bari abantu muhura
byibuze se basi inshuti yanjye ujya wibuka gukoresha kondo nyine urumva nyine nawe iyo umukiriya aje biterwa n'amafaranga yazanye ubwo rero hari igihe umukiriya azana amafaranga ari hejuru cyane bikaba ngombwa ko mukora nta gipfungirizo ariko nk'umuntu nkanjye mpita nyarukira kwa muganga ngo ndebe ko bya birwara byabo bataba abana b'inyandusha akazi ndimo ndi proud yako ntabwo rwose ntabwo ari ibintu byo gushakisha akazi ndagashoboye kandi ibyo bintu byanyu byo kugenda ukicara ukwezi urategereje ntabwo ayo mafaranga ubwo busa bw'amafaranga ukwezi noneho ibintu byinshi tuba dufite kuba twaganira kwa muganga rero nuko twabiheruka umeze neza ntabwije ngende igicuku kugira ngo tubone imibereho kandi myiza kugira ngo amasaha kudusura ngira ngo ejo ndaboneka yaje kudusura adutunguye ikibazo agasanga tunabayeho nabi sibyo abaho rwose ibibazo ndawe nta stress ufite akazi karimo karakubyibushye kandi kaduhesheje tukambeshya amureze so kugira ngo turabizi ko mu rugo bazi ko njye mfite kariza nk'umukobwa tuzashaka sibyo so wowe haba hari umuhungu kandi anzanijyama no tuganiriye bisanzwe mama byirengagiza ibyama sibyo niba bakuta muzi ntawashobora kuba hari asise namwe ndabizi ushobora kuba wenda utekereza uvuga ati umusaza wanjye mama baganye cyangwa ikigiye kumwumva ntoya urabona mani urabona ukuntu papa yadutaye fata mama hanze aha nkaba mbona experience y'abashyitsi banjye ejo ari mu rugo yahukanye divorce zimeze nabi nibwo ko ndapfa yataye umuntu nta gahunda mfite yo gushaka ni stress oya urabizi struggle twanyuzemo kuko yaradutaye ndabyumva ariko ibyo ngibyo tugomba kubirenza amaso byifuza ko njya baranjye byazamera gutya kazari naguma ndisinga yigira nshaka kashi wareka nkaguha inama gatoya nka mukuru wawe no ntabwo umeze uganira nawe so inama nakugira rero nubwo yaba adahari aba yari byaba ari byiza kuko kugira ngo urabizi ko dusigaranye mama wenyine so sinzi impamvu rero twese twamubariza icyarimwe ese mwemwe kuganira ibiki shanze buriya ndumiwe mujwe y'isi kandi Afurika n'amagambo yabo turi kuvuga ibi buriya ubundi abajana gukora mvana mu masita wa mama shamugendere kuri ese ufite ikihe kibazo mbwira bigeze gute ibintu ari kumbwira shambwira wincisha amatsiko ariko nyine sinzi kuko ntabwo navuga ko ari ibyo nako ntabwo ese bite wambwiye ni ikihe kibazo sha nyine yambwiraga kuza kureba hano wenyine ushobora kuba wangwisha mu bishuko bwa nyine uburyo utari umukobwa mwiza ufite imico mibi sha ni ibintu byinshi sinabivuga ngo birangize kabisa ngo ufite imico mibi gusa nyine ni ukugusebya ako narumiwe kugira ngo se agere kuki sha sinzi nyine niba ahubwo njye nibazaga nimba wenda muzaganiriye nabyo bintu byose muraziranye kuko tutabeshye njye se ndabizi amagambo y'abanyafurika hanyuma se wamusubiriye namwiyoreye nyine njye ndicara ndamwumva ndicecekera shaka wambwiye rero baravuga ngo wanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina sibyo never mind rero
mwihorere nyine ugafite impamvu yaje kubikubwira nimba ariko ndi urabizi cyangwa se nimba atari ko n'ubundi buriya nirashakoshi gusa mugenzaga cyane ubundi asanzwe agenda wasanga yarazanye udutiku nyine n'ubugabo biranagaragara no kumureba no mu maso mva mwiyorere ntagire murimo rwose mwiyorere hanyuma se sawa sibyo ko njye iki uri kuvuga ngo iki asangiye uvuga cyane ngakumva rega urareba buriya nawe bashize n'igihe kinini turi kumwe sibyo mbariko gusa ugatuma mbuga menshi mba nabyumvishije sha nyine cyawe ntabwo ubona nawe nari nkumbera se nkubeshye harya mva hari nyine tuvana muri salo basi twigire mu cyumba kabiri nanjye numvaga nahanze sinabyo nandi kukubwira rero ukuntu nkunda agakara kawe agaposho kure sharika reka ahubwo ndakurebye mvuze kuri ako kantu mpita nibuka kagashokora njya muzanira yisuye nanjye ndagukumbuye muri iyi minsi ndaza kukakuzana n'ingaruka kureba sibyo uzagaruka nka ryari tudeni mu gihugu si ejo bundi si n'ejo bundi uzaba ufite amafaranga nzaba mfite abafurega impamvu mba kuza kukwitaho mba ngusabwa wowe cyane nanjye mba ngusabwa ubu gusa turaza kugumana muri salo se gutya uri tujya mu cyumba ahubwo se uba ufite umuntu ungana iki ariko ku uyu munsi nshaka kumva ndi hano kugeza ejo kabisa saa mbiri iwawe ejo nka saa mbiri nibwo nsabwa kuba ndi mu kazi ako mu murongo wundi wawe uzagenda ejo rero of course uzagenda ejo kuko uyu munsi mfite off urumva nzasubira ejo nyine saa mbiri nibwo nzaba ndi mu kazi sha baby ndagukunda kubw'umwanya umwe nga tugende yego really my boo love you tugenda nta kibazo kandi nabo mu cyaro baba baguhamagara ngo sinzi ngo amafaranga ngo transporo ngo wagiye ahanahana usigarana ngahe se akije ntabwo bisobanuye ko utahinduka ushobora no kubona akeza karengeje umushahara w'uwanyu ako ntawe mbana magana ane cyangwa magana atanu ako ko ntako ntegereje ukava mu bintu urimo kuko ibyo bintu urimo byarakwangije byangije gute byamaze kuba byarakwingarurije undi wundi warahindutse ntabwo ukiri Sandra tuzi turaziranye njye nawe ukiri njye mbabona atari wowe nzi ni njyewe pe kandi njye ntabwo birajya mu buryo ariko na sister wanjye nawe umaze gukurikira ariko uriya umukobwa mwiza sinzi impamvu rero kandi ufite n'ubwenge ntabwo nzi impamvu rero uhoraho ntabwo ndacivinga goals zanjye ako buriya wasanga hari urimo uranshakishiriza wenda kumbonera da but ubwo ucengana na mama ntabwo biri kunshimisha muretse gatoya bana rero iminsi ndimo ndasinzira nshakira n'igipasi gusa ntabwo bindimo according ko struggle twanyuzemo kubera papa everyday nkabona afite wanjye bari kuza barira umwana ngo isabune reka numva nta muti y'abagabo ubwo duhindura ikiganiro byihorere tubyihorere rwose ndashingirwa nta kibazo reka duhindure ikiganiro nakubaza ikindi kibazo kimwe ibibazo byari ibibazo uyu munsi ujya mu kazi pe
rwose ujye mu kazi kuko yaza barambiwe mu kazi byacu mu bisubizo okay nta kibazo mbaza hari mbaza ko utangiye kubiseka ndumva bifite amazagara oya ntazagara gusa nyine ikintu nashaka kubazaho hari umucama ntabwo tuziranye cyane gusa nashaka kumenya nosiyo nkeya gato kugira ngo mbashe kuba wenda natekereza ku bizaza imbere wenda umucama bita Vincent waba umuzi Vincent numvishe ko mushobora kuba mwayize ku kigo kimwe Vincent yakaremye ya nungu okay twariga turi close cyane na close ku byaba ari byiza se yizere noneho ko mugiye kumubwira no he's he's your friend yes ese nakuntu wabyongera basi wenda bikaba ni inshuti gusa Vincent ngiye amuzanyaga abana bo kurya ewana nari comptable wiwe ariko nkaba nzi ngo uyu munsi yarinde ni ikiraya ariko ibyo bizabireka ntabwo ari byiza basi wambwiye nkanagushakira akazi ahubwo se wareka nkagutamo mu bisaza bimwe byanjye ko mbizi nta shero ufite urabizi ko ngiye ariko imico yawe ntayishobora ku buryo se ntwaye ipasi y'umuntu nyine ukuze umwe mu bagabo banjye basi yana wa mama ntera agahinda pe erega biriya bisaza akenshi ngiye ngize n'amahirwe buramura n'umuntu ukuze cyane kuko ntago agoranye ari nabo baba bafite indwara mbi mfate ungire nkawe si ubwo ninde wawe wishiri nagaruka kugira nkawe nkanjye ahubwo nyine uba ufite umuntu nyine nawe ukwitaho basi unagufasha ngiye urabizi ibyo ntanabishobora pe ntabwo nabishobora uvuye muri kariya karuri ikirayi oya ntabwo ntabwo icyo kintu nyaka kwagitekereza ntabwo bisubira kubera icyo bivuze gutyo ni umuntu tugeze guhuraho bamubwiraho gusa n'indi gushidikanya niyo mpamvu ambwiye ko namubarijeho ambwira ko yiganye na sister ese umuntu wiganye na sister ntazi kandi anytime naza kureba ku kigo so negeye muri iyo rwose akabara kaza mensa karamagara ngishyura amabanga y'ifite ni menshi cyane nanjye yanjye arabazi ibikota ni na menshi ariko nta kindi kintu tutagiye kure usubira nanjye yanyeretse ntabwo byavamo ndamuzi ntabwo byavamo none se ko wenda uraza kunyihanganiraho gato urabizi ndagukunda cyane sisi wanjye kandi ni mwiza so nshaka kumenya wenda story yanyu gato na Vincent niba muri close cyane mushobora kuba mufite nka story muba muhuriyeho so nishaka kubimenya ariko kuri kumukunda cyane no kuvuga ngo yanyakane yabaye kandi nari ntabwo nshyira abacenga no umuntu numvishe mufitanye story nagiraga numveho gato oya naba nkundana nawe ni best friend wanjye okay rero indeni cyane nta tureke kubyinjiramo cyane wenda tuze kugira wenda musaza warakora kwinjirira ibintu byose ukora kugira bro nta kibazo kandi kabazo ka nyuma umunsi w'ibibazo kweri ino munsi w'ibibazo okay question and answer n'ibintu tubizi ntanakubeshya ariko nkagusubiza ariko ntabwo nakubeshya uri bro wanjye kandi urabizi gusa iyo umbeshye uba wibeshye ntabwo nabikora tubizi so nashaka kubaza nako ntabwo ari ikibazo gusa mama twaganiriyeho erega polisi turazira ibyo nibyo bintu ubona koko pe nashyira nkava mu kazi kampemba nkabivamo nkaba nkawe nyine nkagenda nkicara ese ubona hari icyo mbaye ngewe se ntacyo mbaye nawe kariya karuri wakavamo ntabwo sinshobora kureka inzira natangiye never uzabireka nzaba ntakiri ku isi nimba uri inshuti yanjye koko nkunda samba ibintu uzabireke
ahubwo wowe nk'inshuti yanjye tuziranye kuva zamani, hindura uze dukorane. siko mbona nsigaye mbona mvuga mama ukahita uhinduka. Mama ntabwo ukimwishimira, turabizi ko ari we mubyeyi nyine dusigaye, kandi ko ndamukunda cyane birenze uko ubitekereza. ndamukunda ariko njye aranyanga. Ntabwo mama kwanga, ntabwo umubyeyi wese ahora yifuza icyiza ku mwana. Ndamubwiye yakubwiye se iki noneho? Nibyo nari nkubwiye, umubyeyi wese ahora yifuza icyiza ku mwana we. Kubw'izo mpamvu rero mama yifuje ko nakora ko ugasubira mu rugo. Nta cyantangaza, nta cyiza kijya kiva kuri mama pe. None se ubwo ntahe njye mu rugo, urabizi mu rugo kubana na mama ni imiguruko gusa. Ukajya kubona arataye, dore intera n'inyikirizo yabaye umugabo n'abuzukuru. Azanye umugabo fatuye, ejo ndiwe yarambwiye ngo azajya no kumvuza. None se ubwo kuko bro, uwo kubibona ukabuze n'ukuntu tubayeho, n'ukuntu mama ameze n'amahane ye, n'ukuntu muri iyi minsi turi kubana aranyanga, urumva koko nawe umushyigikiye. Ndanyihanganira iminsi mikeya, wenda nzahita nigira kwiga. Mama natangira kumbona hano ntabwo uzajya kubibaza, ariko ubwo se wamushyigikiye nawe wavuze ngo urabikora. Wowe uri kubona ushyize muri analysis yawe, uri kubona ariko koko nataha. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason, I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing, straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a